mungokora abayikoma mungokora abayikoma ishakuntarura rangurura amazi utangariza abafite intimba nabo bose bashaka kwiyahura ufite imana itabarabaye iyo dusenze iratumva rangurura amazi utangariza abafite intimba nabo bose bashaka kwiyahura dufite imana itabarabaye iyo dusenze iratuba. Hanyuma rero ubwira ngo pasiteri Diane aragusuhuje ariko wari ubwo yabimwe. Hanyuma mukebuka umubwira ngo ikibazo wari urimo hari marayika w'Imana ukigukuyemo. Subiramo ongera umubwira ngo ikibazo wari urimo bifondra Imana yasire gome. Ongera umubwira ngo ikibazo wari urimo hari marayika w'Imana uje kukigukuramo. Tuvuge ngo amen, haleluya. Nongera subiramo mubwire amagambo mubwire ngo Imana ije gutabara mu maso y'abanzi bawe. Bwira ngo Imana igutabare mu maso y'abanzi. Tugiye gusha wamwese gatoya. Iyo ndi kuvuga Yesu muvuga wese. Naje gusanga abafana nabo bafana bakisiga amarange amakipe abakinyi ntibabazi. Bamwe bisiga amarange yabareyo bandi bagashyira amaperi. Iyo ikipe idatsinze abafana barababara ariko nashimiye iyo mfana ni Imana itabara ni Imana igarura. Ariko muri aho yemwe mubwira ngo pasiteri Diane aragusuhuje. Mbonye umuntu we mbonye umuntu twongera tugira gutya hanyuma rero ibi bintu bijyana n'abantu bizeye. Nuyifata nk'inyambaraga nkeya iraza nk'inyambaraga nkeya. Nuyifata nk'Imana ishoboye ikibazo wazanye ntabwo ukirenganura uwo muryango ugitahana uraza gutaha cyasigaye hano. Tuvuge ngo amena. Nibutse ko ibintu by'umugabo witwa Yesu bijyana no kwizera gusa. Iyo wizeye byose biremera. Ngaho ngere mubwire ngo ntabwo ugikozwe n'isoni sha. Ariko umuntu ugiye kuzi kutagikozwe n'isoni wamuhanuriye ubwo uti ntabwo zizamukora. Bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajyaye ku ijuru ritabaye. Bose babireba uzashima Imana. Bose babireba icyubahiro cyayo ukibiheba kure. Umugabo Danieli baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya kandi izo ntare rwose zirashonje. Avamo babireba atabarwa bareba. Maze igihe mbwira abantu kwimana ikiza. Maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro. Maze igihe mbabwira yuko baniruhura barushye bakaba mu mahoro. Imana yarirahiye yavuze yuko icyubahiro cyayo kitazajya ihumye kandi ntizemera ku izina ryayo ritumva. Yamukijije hano mu maso ya mukeba we. Yajyaga bamukina ku mubyimba akamusebya. Imuhumana w'umuhungwa nitasamira muto iteka bamuvugaga baraho. Yamukijije hano
maso ya mukeba we yajyaga umukino k'umudiga kamusebya imuhumba na umuhumba igasamera uto iteka bamudugaga yarirahiye imana yarirahiye yagusaba yuko icyubahiro cyayo bitaza gihome kandi bizamera ku izina ryayo uretse wumve Moridekayi yari yamanitse mu giti cyo kubangaho Imana nayo yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi bageze iwe bari kumumana Moridekayi yari yamanitse mu giti cyo kubambwaho Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho birategekwa bamutambagizaho bamusebereje kandi bamutambagize niwe bari batateze bato biratangiye gusoza tuvemo Imana rero barakwandika kwemera baraguca nayo igaca byakozwe n'intumwa niho tugiye gusoma reka baguhe mikoro byakozwe n'intumwa gatatu ndumvamo hashaka y'amagambo uvuge nka mbere ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana hanyuma iyo tubaho ku bw'umugambi w'abantu sha hari abantu babyumvisha ngo tuvuge nka bena ariko hari abantu bigeze babona ukuntu umuntu ahinduka sha iyo tubaho ku bw'umugambi w'abantu Dawidi yaravuze ngo baratumiza bunguri aravuga ngo hashimwe Uwiteka baradutanze ngo tube imihigo yabo munyeganyezi mubwire ngo ntabwo uzakorwa n'isoni ndakurahiye ntabwo uzakorwa n'isoni wahageze yakozwe n'intumwa gatatu aho niho nshaka hanyuma ntangariza umuntu rero mubwire ngo iminsi iba myinshi bigahembwa n'umwe munyeganyezi mubwire ngo nibakwitondere sha igihe cyawe n'iki nawe ugahura n'Imana ariko murabyumvise ra nari mvuze ngo igihe cyawe n'iki nawe ugahura n'Imana turashimira Imana igira iremera abantu bakakwandika abantu bakakuvuga ariko iyo Imana igutaye amagambo yabo ashira uvuga ariko murabyumvise ra mfashijwe ntarabwiriza we urafashijwe ndataje mavuta ariko muraho yemwe muraharira kongera tugira gusa wahageze havuze ngo iki umurongo wa mbere umutwe w'amagambo uragira uti Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ryitwa ry'urusengero nuko uzi gusoma Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo biravuze ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'iki ry'urusengero uyu munsi ntabwo ari Petero uje bivuze ngo ni njyewe uje niko bimeze itangazo utegetswe kunkunda no kunkurikirana murabyumvishe rata amavuta utemera ntiyakora ibitangaza bivuze ngo uraza kwemerera amavuta kandi araza kubamo igitangaza mu izina rya Yesu hasi hatubwiye ngo iki nuko Petero na Yohana haravuze ngo nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero gusenga bajya gusenga aricyo saa 9 aricyo gihe bita saa 9 hari umuntu wavutse aremaye ibirenge yarekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa ryiza mubwira ngo wakoze ko waje mu nzu y'Imana mbwira ngo nta gihombo wakoze kanangira itangazo nshuti yanjye twavuga ngo ri tutavuga ngo ri twavuga ngo someni tutavuga ngo someni igifite agaciro wageze imbere kwa Yesu bivuze ngo Yesu aragusubiza subiremo umwanya wafashe wampaye
umunsi wose igihe watari wicaye hano yashatse kumva gusenga kwawe. kugira ngo asabirize abishyira muri urwo uretse gato ibintu mvuze murabyumvishe agaciro nuko twageze hano murabyumvishe na muri ibyo yavuze ngo ubwo ugendera abandi bose kandi maze igihe mbabwira ngo imana dusenga n'imana ifite imbaraga zikorera mu ibanga n'ubu zirimo zirakora mu ibanga sha n'imana ifite imbaraga zikomeye kandi izi mbaraga zayo zikorera mu ibanga zikabaga ibibyimba mu ibanga zigatanga abana mu ibanga muri make ibasha gukora ivuze niba itavuze sha irakora. aya bantu babyumvishe ngo tuzamure haleluya rata bibiri ivuze ngo iki genda hari ariko nta kibazo. yego kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasanga arabasaba ngo bamuhe Petero na Yohana baramutumbira Petero aramubwira ati uturebe abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo itangazo uyu mwanya amateraniro wajemo ahantu wicaye nkumenera ibanga nta kintu Imana ivuga yakumarira nanjye ntacyo nakumarira ariko Yesu uri muri wowe yabasha guhindura ibyanze guhinduka. subiramo nanjye itangazo Yesu wicaye hano abasha guhindura ibyanze kugira guhinduka. ariko murabyumvishe rata bivuze ngo nicaye muri we arahindura ibyanze guhinduka. ariko murabyumvishe rata dukomere umwami Yesu amashyi nanone ngaho nsoreza hasi abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka ugende. maze amufata ukuboko kw'iburyo natangiye mvuga Imana aramuha gukura mu kibazo wari urimo. subiramo hari marayika Imana yohereje kugira ngo agukure mu kibazo wari urimo. tuvuge ngo amen haleluya. Bibiliya ivuze ngo amufata ukuboko aramuhagurutsa. yego amufata ukuboko aramuhagurutsa. yego uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera arabadaduka arahagarara aravuga ngo bamuhe yicara Imana iguhumuriza cyane. atangazwa n'ibimubayeho by'Imana. wamubwira ngo ugiye gutungura abantu muhanura umubwire ngo ni ukuri ko Imana igiye gutungura abantu. hano harimo abantu bameze nk'aho batawe kandi abantu bameze nk'ababaretse abantu bameze nk'aho babaze. reka mubwire ngo ugiye kubatungura. hari ababyumvishe neza tuvuge ngo amen haleluya. reka mbwire umuntu uri mu buzima abona butari kugenda neza abona se ari nko mu buzima buruhije nkubwire ngo ubwo buzima ntabwo uzabugumamo. wagize neza waje ku irembo ryitwa ryiza waje guhura na Yesu. uyu muntu ngo yaratunzwe no gusabiriza mbibutse ko iminsi iyo myinshi igahimwa n'umwe. kabiri ubuzima umuntu arimo sibwo azagumamo. gatatu iyo uhuye na Yesu ahindura amateka. ukuri kw'Imana ahindura amateka. kane umuntu bavuze ngo ntacyo azimarira uwo niwe Imana itabara abantu bakavuga ngo Imana yasenze iramutabaye. twajya bitwohereza Imana icyubahiro. biravuga ngo ni ukuri umuntu baramuhekaga bakamushyira ku irembo ry'urusengero kugira ngo asabirize abinjira n'abasohoka. igitangaje biravuga ngo Petero na Yohana bazamuka bagiye gusenga. nakubaza ubundi ntabwo bari basanzwe bahasengera ntabwo bari basanzwe bamubona. bivuze ngo iminsi ya myinshi igahimwa n'umwe. dawidi abivuga yeruye aravuga ngo hari umuntu yararira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. tuvuge ngo amen haleluya. biravuga ngo Petero ageze imbere ye biravuga ngo kirabatumbe yarasa kuvuga ngo wafunguriye wampaye ndagira kubwira
ijambo umuntu ari mu buzima wazihangane ubwo buzima si bwo uzagumamo imana dusenga ni imana ihindura amateka hari abantu bigeze babibona ko imana ihindura amateka data bigeze babibona mwebwe mwarabonye ko niba mutarayibonye ni mumpereho ngewe njye nari umuzunguzayi ndanguza bitatu Nyabugogo ko kuvuga iby'abandi ndavuga ibyanjye ako muraharira abibutse imirimo y'Imana tuhereza icyubahiro kandi ubu sinakongera kukazunguza byarara niyo ntaba pasiteri nawe umucuruzi ukomeye mu mujyi ndangura biva hanze ariko murabyumvisha data biravuga ngo yaratuzwe no gusabiriza abinjira n'abasohoka ndakwibutsa ko uyu munsi umuntu yakugaburira nawe aje ukongera ukamuha iyo ndavuga ngo itonde cyane mu by'Imana yaguhaye ibyitondamo kubera ko ubuzima ntibugira foromire uyu munsi umuntu yawukora akazi ko mu rugo nawe ejo ukamukorera umaze gato mabwira akantu kigeze kambaho akantu kigeze kambaho nasaga n'amafaranga iyo umuntu ari muri Yesu agira icyubahiro iyo umuntu ari muri Yesu asa neza niyo yaba umukene ntiwamumenya kubera iki Imana niyo yakora ikosa rimuteza abantu ari mu Mana niyo yakennye ntiwabimenya Imana imusiga igikundiro cyayo tuvuge ngo amen haleluya hari ikindi kintu nabonye cyane nyikundira niyo irimo iragukubita irapfundikira murabyumvisha rata Petero ngo agere imbere ye turamubwira ngo waduhaye Petero aramubwira ati mwene data nubwo tureba ntacyo dufite mbabwira ngo ntacyo dufite twebwe ariko Yesu w'i Nazareti afite byose twamukurikiye aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko icyo dufite tugiye kukiguha Imana ishimwe cyane ijambo ryavuze ngo afata ukuboko kwe arakumuha kw'iburyo amaze kumukamuha aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kaseri wazanye hano ihita igenda aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubushomeri winjiranye hano ntuze kubutahana aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ubugumba wazanye hano ntuze kubucyura hari abari kubyumva rata ariko murabyumvisha na twongere dukomere umwami Yesu amashyi twongere dukomere umwami Yesu amashyi tuvuge ngo amen haleluya aramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uyu muntu ngo yararemaye amaguru aremaye ibirenge ashinzwe ategereza abamuterura bakamukura aho ngaho bivuze ngo iyo batahabonekaga imvura yajyaga imunyagira izuba rikahamwikira ariko turashimira Imana ko mu bigeragezo turimo Imana itabitugumishamo Imana igira idukuramo tuvuge ngo amen haleluya abamuhaga amafaranga abara abamuhaga amafaranga atabara ategereza gutunga no gusabiriza ariko igihe kimwe Imana imutumaho Petero na Yohana nanjye naribuze ngo Imana ikuntumyeho bivuze ngo ikibazo wazanye ntabwo uraza kugicyura Imana igiye guhindura amateka subiremo ikibazo nazanye sinzakigarura hari undi ubyizeye nkanjye ariko murabyumvishira ikibazo wazanye mbibutsa ngo n'Imana ifite imbaraga zikorera mu ibanga ubu zirimo zirakora tuvuge ngo amen biravuga ngo Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa ngo amuhagurutse ibirenge bye bitangira gukomera n'amagara bitangira gukomera biravuga ngo aramubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti eka nkubwira ngo Imana iguhagurutse aho abadayimoni bakwicaje sha Imana ihaguhagurutse aho abarozi bakwicaje Imana ihaguhagurutse aho abapfumu bakwicaje Imana ihagurutse iyo buzima burimo butameze neza Imana ibugutayemo mu izina rya Yesu birashoboka ko wicaye mu burwayi umazemo igihe birashoboka ko hari Satani yakuzirikiye nari mvuze ngo Imana ihagukure tuvuge ngo amen haleluya none nkubwira ngo Imana igutabare mu maso yabo niba hari ikintu cya mbere cyica umwanzi wawe
ni ukunezerwa imbere ye, ugasekera imbere ye, ukabyarira imbere ye. Yaravuze ko utazabyara, ugasohora sefu de dete, yaravuze ngo ntibuzaba. ubu hari abantu biteguye kumva ko uzakorwa n'isoni. Ndakurahiye ntabwo zizagukora we, ntabwo zizagukora, ntibibaho. Ndarahiye, tuvuge ngo amen, haleluya. Imana igufiteho umugambi mwiza, kabiri ijambo Imana yatuvuzeho riri hejuru y'abantu batuvugaho. Biravuga ngo uwo mwanya arahagarara biremera, mubwira ngo bigiye kwemera sha, kuba mubwira uti bigiye kwemera, wamuhanuka mubwira ukuri bigiye kwemera, mubwira uti uko bigiye kwemera nawe ukagira urangura Dubai nk'abandi sha, kutuzi uko bigiye kwemera nawe ugakora ubukwe nk'abandi, tubigiye kwemera nawe ushatse nk'abandi, ariko wamuhanuriye ko ntacyo bitwaye. Hari ibintu byinshi abarokore barakubwira ngo Imana iratabara, ati n'ejo bundi yabivuze, Imana dusenga iratabara. Ngiye gusoza mwabyumvise rata, subiremo. Imana dusenga, tujya tugira ikibazo iyo umuhanuzi ari mu nzara ahanura inzara, akajya babwira ngo n'Imana yanika. Njye ntabwo nasenze Imana yanika, cyewe niringiye Imana itabara. Ntibibaho mama, Imana guti nyanika, ntibibaho. Nasenze Imana ihindura amateka, nasenze Imana itanga urubyaro, nasenze Imana ikura muri koma, nasenze Imana ibeshaho, nasenze Imana itanga ubuzima, nasenze ihindura amateka, nasenze Imana ibeshaho umuntu bakamubwira ngo akazi ntukajyaho, ikavuga ngo kajyaho, bakajya bamuhirika, Imana ikahamwicaza, bakakurwanya, ikakurwanirira kandi yiringiye Imana igabura. Imana yandika ntikanyanike mu izina rya Yesu. Niringiye Imana igomba kuntungira abana, kandi irabikora. Haleluya. Kandi irabikora. Reka mubone riba debo twacyo kumwe nimugoroba twagiye kubwiriza, pastor avuga ngo ageraza abana ubusa, ngo abana bakaryama. Ngewe sinaraza abana ubusa, nanabaraje ubusa, nabandi umugore w'injiji. Aho kubaraza ubusa najya Matewusi gukora, naza nkanakumesera ariko nkagaburira abana banje. Bivuze ngo Imana aje gukorera igomba kumpemba. Ariko urabyumvise rata, subiramo. Iyi naje gukorera, ntari narengurira muryango irangira ngo mwana wanjye ndagusinyiye, kubera ko naje kuyikorera. Dukomera Imana amashyi nanone. Nubona uri mu buzima butari gutabaga, uzamenye ngo hari igihe uhanganye na karande n'imbi ziradukurikirana, ukaguma mu bwo buzima ngo n'Imana yakwanditse. Oya, n'Imana itani yavuze ngo abarushe n'abaremerewe nimuze musange. Ndagira gute rata? Ndabaruhura. Dukomera Imana amashyi nanone. Biravuga ngo amaguru ye arakomera, aho niho nsoreje, ngo arahaguruka, ngo amare guhaguruka atangira kwitera hejuru ashima Imana. Mubwire ngo nawe ugiye gushima Imana. Nukuri mubwire ngo ugiye gushima Imana. Hari abantu bamaze igihe badashima, ariko mugiye gushima Imana. Tuvuge ngo amen, haleluya. Nongera ngo wenda ribanga, biravuga ngo ntabwo yagomba kugerageza umuntu wayo iteka, naho yamugerageza izamugirira ibanga. Iki jambo rivuga naho Imana yakugerageza izongera kugira gute, ikugirira ibanga. Tuvuge ngo amen, haleluya. Ndagira ngo mbe ikibazo wazanye Imana igiye kugisubiza. Hari abantu baje bafite ibintu bazanye kwa Yesu rata, akavuga ati Yesu wenda gushaka we, ariko barahari. Akavuga ati naje gushaka kandi nze gutaha mubonye. Aravuze ngo uramubona. Tuvuge ngo amen, haleluya. Nongera subiremo. Yesu uraza kumubona, Yesu uraza guhura nawe. Iyo atabaye ikirema kikava ku irembo ry'urusengero, mbibutse ko nta kindi cyakiye ikirema, si Petero na Yohana, yakijwe n'ijambo bavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo bavuze, baravuga ngo haguruka. Nanjye ndavuze ngo muri izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ikibazo wazanye, niba ari uburwayi, niba ari ubushomeri, niba ari ubugumba, niba ari kudashaka, niba ari ibigeragezo umazemo igihe, Imana ibikora mu izina. Ntabwo ndi kubyumva, nyemerera gatoya use n'umuntu umuhagurutsa, umubwira ngo ikibazo rurimo Imana ikiguhagurukijemo, kandi uko niko ndi guharura. Sa n'umuntu umuhagurutsa, umubwira ngo ikibazo rurimo, ariko muhagurutse ntacyo bitwaye. Muhagurutse ariko mubwira uti uku niko Imana iguhagurukije mu kibazo rurimo. Muhanurire, mubwira ngo uku niko Imana iguhagurukije, mubwira ngo uku niko. Kandi numvise Uwiteka ambwira ngo hari indwara zari zaranze gukira, Imana ikirije muri amateraniro. Hari abakobwa batinze gushaka, Imana ishingiye muri
materaniro. Hari indwara zanze gukira Imana icisha muri aya materaniro. Edufodra Imana yasire grome. Ndabona Imana itanga abana. Numvise Imana imbwira ngo iri teraniro Imana irihaye umugisha. Imana irambwira ngo irabarwaniriye. Hari igihe hasi Imana ikuye muri aya materaniro. ndashoje reka komera ibanga ibyari biguhagurukiye Imana irabyicaje kandi vuga neza aya maboko yabo ntiwayashobora iminwa yayo imeze nk'iy'intare iratonoma ntiwahangana nabo Imana iravuze ngo irabahagurukiye Imana irabicecekesheje Imana ibitesha agaciro Imana irambwira ngo irakurwaniriye Imana irambwira ngo iragutabaye Imana irambwira ngo ihagararanye nawe Edufodra Imana yasire grome Imana irambwira ngo irakwaguye Imana irambwira ngo iragushyigikiye kandi numira ijambo iravuze ngo irwanyije abarimo bakurwanya Imana iravuze ngo ihagararanye nawe irambwira ngo irakuzamuye irambwira ngo iragutabaye kandi mu gihe gitoya uzabona ko yaguhoreye. Aya mashara y'Imana twakongera tukayakoma.